bari kuri video call bari kumwe ari kumukoramo. indi gukora mu ndi Brian Uravuze? indi gukora mu ndi Brian ari gukoramo Ntabwo Brian ari muri iyi video. nta kibazo Turafata iki? video ngo nta kibazo. None se reka nkubaze n'aba lesbienne Ubu uretse gato. Godfather. nta kibazo setinga kamera Setinga kamera unati ngwino nguhe. Waretse ibintu bya DJ. Ibintu bya DJ akimara kubura iriya ntuza avuze ko yinjiramo bahise biyungira igitekerezo. Uzi igitekerezo biyunguye? Heineken. Dore Heineken. Dore Heineken. Dore Heineken. Ibingibi nta kintu bimbwiye. Ibingibi byo birirwa bikora. Ibingibi it's okay. Hari umuntu ugiye kuraburizwa fo ufite izina. Bro, umukobwa arirongoza icupa rya Heineken. Aba bakobwa sometimes nabo bari exagera. So nyuma y'ibi ngibi by'umwanda, ibi biteye umwanda bari gukora ubugoryi. Nyuma y'uyu mwanda, I'm telling you, you're gonna see the bomb. You will see a bomb. Ni izina ry'Imana muraza kureba ibintu byakasamutwe. Bababwiye nona. Uyu mukobwa Emeline uyu nguyu muri kureba. Yegereye umuntu umwe ntari buvuge. Aravuga ndabizi ko aramubwira ati ndashaka kuguha amakuru. Nje buriya ndakwemera. Ati kagira inkuru. Ati buriya ndakwemera, ndagukunda, ndakwemera. Apana kumukunda kumwemera by'ibindi. Ati ndakwemera. Unati sire ati aha. Amusanga no hari arangije aramubwira ati ndabizi ko umuntu runaka mutumvikana niki ni iki ushaka ngo nkwereke. I have everything. Uramufite mu kiganza. Undati mukagira inkuru. Bro, ibi biboro muri kureba uyu mukobwa afite hano. Ameza anashize yigambye ko afite boro z'umuhungu wanyu. Ntari buze kubabwira ngo nuwuhe. Timutekerezo mutekereza nakazi kanyu. Uwo muntu yaranyegereye arambwira ngo tufata ND3. Reba umujene umurabure. Umubwire ko yitonde agendere kure cyangwa amenye uko yitwara imbere y'umukobwa kuko niba ashaka kumuta ibyapa agomba kwitonda. Bro, nagize gutya negera uwo muntu. Ndamwegera avugira ingara ryinshi. Ndavuga ati Musa, rero urabona mfite amakuru n'ubu butumwa ND3. Ariko kuko ubutumwa bwari buvuye ku muntu batabyumva kimwe, yarabisuzuguye arabyanga, abica amazi. Harya ibintu biba byakozwe gutya bigambiriwe ari nko gukina filime. Ibingibi tuba tubikora, ibingibi bimeze biti ko babikoze babishaka. Ibingibi byo bigenda gute? Shara yangwize kuri abagabo naho twari dukomeye yapfuye. Nukuvuga ngo ugiye kubona ibintu bigiye kujya hanze ibyapa. Abantu muri kunyandikira mbahaye musumba zose. Uyu mukobwa yabikoze by purpose. Umukobwa w'ishyanga agiye guta umuntu ibyapa. Muve kuri aya majwi, muve kuri aya ibingibi muri kureba bino ari kwikirisha ibingibi namukoga mugenzi we. Hari boro yatwariye umuntu mu meza nashize aramubwira ati banze mutebo musaze. Undi bro ibazaho umuntu ushaka kumufitanya ikibazo ariko kwihangana bikakavuga ati reka. Yewe umuntu yarampamagara arambwira ati genda urabure umuntu wawe kuko ari hejuru y'igisasu kigenda. Izi nkundura zo gushyira ubwambure hanze zikomeje gupfa akasabutwe. Aha ni nyuma ya kokayini, urumogi,
n'ibindi bikomeje kuba akasamutwe. Njyewe ibi ni bimwe aka ni akantu kamwe. Ibi ngibi nabonye bamaze kubita ibyapa, numva umusatsi umvuyeho ndavuga nti bya bintu bimeze ameza ndapfuye, agiye kubishyira hanze nabyo. Uyu mukobwa rero kuba yamaze kwishyira hanze, haba hari umwe mu bantu mugiye kubona imihanda, ndabarahiye. Ariko ntekereza ko iki gikobwa bakibwire kibireke, kuko kiramuta ibyapa, kiramuta hanze. Noneho amakuru mfite nuko iminsi yose uyu mukobwa yahuye n'uyu mujene, uyu musore mugufi kurusha abandi, uyu musore umva kamera yabaga yesitaye. Amakuru mfite kugira ngo mwumve nawe, kaze nkubwire nubwo wigize akasamutwe, reka nze nkubwire. Ahangaha niho havuye akazina Mr Head. Umusenzi yagendaga yita umujene Mr Head. Abantu bo kuri TikTok baragenda birukanka barashaka kuza kureba ifoto na ikabarinze. Wa mutipe bakurabuye mu gihe kishize, mu mezi anashize barakurabuye, barakubwira ati twararika ugende, uyu mukobwa ni akasamutwe deja. Niba ashobora kugenda wowe kuwo yita umwanzi wawe akagiye kumubwira amakuru ko ashobora kukurangiza, afite everything about you, wowe ukabihakana. Wegera umukobwa umubwire ahagarike, bitari ibyo ndakurahiye urisanga ibyapa. Kandi umuji mugenzi wawe nako umugabo we yaravuze ati genda umuntu ushyira mu gaciro. Ntabwo nshobora gufata ifoto y'umuntu ngo nyimanike ahangaha ntafite evidence byonyine, kuko gufata ifoto y'umuntu ukayipostinga ibyo binyuranyije, ntabwo byemewe iyo udafite ibimenyetso by'impamvu. Kandi ubu ngubu ntabwo muzi ko Vestine yasezeranye mu murenge, agiye kurongorwa n'umusore muri Burkina Faso. Aya makuru mwari Kigali ifite amakuru. Mwari mubizi ko Vestine mwakunze cyane, uwo muririmbyi w'indirimbo z'Imana, umwana yamaze gusezerana n'umusore bita Edson uwo muri Burkina Faso. Idrissa arongoye umwana w'umuririmbyi w'umutambyi. Urumva umujene muri Burkina Faso atwaye umunyarwandakazi waririmbaga indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, agiye kuririmba mu kirimi cyo muri Burkina Faso, ndabarahiye. Baramutwaye abahungu b'abanyarwanda bite reka nakari kanyuzemo. So reka tugaruke gato yasemuho amakuru yawe, waramutse gute? Ibi bintu byanyu byo kwigira nyuma yuko wumvishe ko hari part 2, nyuma yo kurusimbuka. nta pati itunze imana uze kubimbwira mu gikari, uragira ngo uze kwinyuragura amanazi iyo biva niyo bijya. Ndagusabye ndakwinginze. Anyway, nisubije pusi, ako pusi imana ubona tubanye neza, Yesu we cyakaza na Romeo. Rero ahangaha nyuma y'ivide ryabaye vide, abanywi ba Heineken ndabihanganishije. Ntabwo nzongera kunywa Heineken, umbabarire cyane ndakwiye. Yesu Heineken yo muri Holland n'itsi nayihemukira nawe ngwera. Abanywi ba Heineken Ntazongera kunywa. yuhi abanywi ba Heineken. Heineken bavuze ngo imara inyota ngo ikamara n'umuriro. Heineken birazimya. Yesu dore fafa bite akantu pusi na fafa bari bajya basigana. Ese yuhi bite? Salama sebo. Salamu. Ndumva zira Heineken mugomba mubanza mugashyiraho serviette. Mungu happy new year. Happy New Year to you too, barambi makuru. Nego kumana umva ko tufaye ibyo byapa tunango mbizi byageze Oh, se muhungu buretse nkubwire gato, sibyo? Ibi ngibi reka mbibyirengagije, reka tugaruke kuri Kayonga.
Ah, reka tugaruke kuri Kayonga Ketia. Ubu turi kuvugana wakomeje gutuma abantu bataryama. Uyu nguyu we yajaje. byagenze utesekaye noneho mana yanjye. Mama ni birebire ariko nta kintu kubuze kubivugaho. Ni ibya nyabyo se cyangwa ari rwanda imana muri kwagiserera? Ntabwo uzabaze ntabwo ugenda njya mbikora. Neza nema same case yongeye kubikora ahandi ariko ibyo ngibyo tubyihorere. Ntuse we ishanga byagenze tukuvuze ngo babikoze babishaka Yesu. Wakwemera gukora ikintu gishaka usiko ko usabwa urajya kukarubanda. Uburetse gato kwari uko birirwa bavuga ngo abantu ngo bareke gusakaza uburetse gato. Ibi bintu nta bushake burimo. reba ariko nkora mu bintu Umva hano. Emeri waretse kumara mu bintu katari ibyawe. Brian yarambwiye ngo njye mbirinda. Brian Brian huye. DJ Brian reka wumve. Yesu we. Ureke wumve. Umva. Brian yarambwiye ngo njye mbirinda. Kandi nizi ibyo manzambwira ki video kuri. Kandi ata sobanumye ngo njye nkurindira ibintu. Yarasa kubirinda ruko nkora Emeri ngabanya ubwo buhe. Bari kuri video call. Ashakiraho ingufuri. Bari kumwe ari kumukoramo. Indi ukora mu ndu Brian. Uravuze? Indi ukora mu ndu Brian ari gukoramo. Ntabwo Brian ari muri iyi video. Ndetse ko numvise ijwi rye naryo numvisira. Ntabwo ari ijwi rye uyu ngo yaravuga ati reka gukora mu bintu by'abandi atari ko Brian yambwiye kubimurindira. Reka bikoremo. Umva reka wumve. Nasa ugeze kuri kunkurakora wo. Ibintu bya DJ akimara kubura irantuza avuze ko yinjiramo bahise biyungira igitekerezo. Uzi igitekerezo biyunguye? Henikeni ari mu kazi kose. Abakobwa ni abagome man. Uravuze? Abakobwa ni abagome. Babi. Gute? Uburetse gato bro. Urumvisha inshuro ahamagaye izina ryo mbebe. Brian. Oya. Uriya wahamagaraga izina rya niba ari ninde hari. Emily. Yego. Uriya mu baby ibyo yari abizi ko ari gufata yari abizi ko uwo mu baby yasinze sibyo yarangiye abikorera ubushake yamuhamagaye nk'inshuro nk'eshatu nk'umuntu uri gutanga proof you get reka kakubwire weputse is under control y'ibyo bintu byose biri ko reka nkubwire urimo kunyumva niba ari umuntu wa fake ubaho urukunyumva niba ari umuntu wa fake cyane n'uyu mukobwa ntuza uyu nguyu urwa ngo under influence Emily uyu ni ikicucu cyane ngize ubwoba yafashe iya mbere we pusi no kubwira urimo kunyumva yafashe iya mbere amezi anashize ibi ngibi ndi kubikubwira nk'umuntu begereye yafashe mu mezi arashize yaragiye afata umuntu ajya mu kabari kamwe runaka gakomeye urimo kunyumva aravuga ati ndabizi ko ufite ikibazo na runaka ariko uriya ni nk'imbwa mfite mu kiziriko ni iki ushaka ki ko ngukunda ngukorera iki urimo kunyumva ntabwo nshaka kujya muri details kugira ngo umuntu ataza kumenyekana uwo mutipe uwo muntu wundi urumva wakasa mutwe nawe arazambwa tumusa ndabizi ko ushaka kugira access kuri uyu muntu mubwire ende ntabwo yigeze anyura uruhande pusi arambwira ati ni umugabo mugenzi wanjye sindi buze kumubona urumva yamaze kwandagara ende 3 muhereza details zose ngize details ndaziguhaye zimuhe aho ni mu mezi anashize bro naragiye ndamwegera namubwira nti mfite ubutumwa bwawe buvuye kwa runaka ende 3 bimeze uko nuko ku muntu uyu urimo kumva ariko bya bintu byo kumva ko nta keza gashobora kuva ku muntu mufitanye ikibazo yanze kubyemera yigira karakage
urukumva. So ibingibi muri kureba wowe urabona bino bintu wabonye, ibingibi ntabwo ngiye binteye ikibazo, ariko uyu mukobwa araje rekure video z'umutipe muri buze kumirwa, kuko yazitwariye umuntu aho kugira ngo abifate abyima agaciro. Ku ruhande rumwe yari afite ubwoba avuga ati uyu muntu kubera ko ibintu ari kubinzanira, ku rundi ruhande kubera ko ashobora kuza kunzanira umugabo mugenzi wanjye amutamo muri uwo buryo, ahita amukatira, ahubwo ahita yarantumye negere uyu muntu. Wowe ndi kubikubwira, wowe urabizi ko nagutumyeho, ariko reka nkubwire ko amakuru mfite ubu turi kuvugana, video zawe ziri hanze, iki gikorwa kiraguta imihanda, iki gikorwa kiraza kuguta ibyapa. none se sinumvishe ngo gushyira amafoto y'ubwambure bw'umuntu mukanga birahanirwa n'amategeko umwaka umwe kugeza ku myaka 3 cyangwa 5. narumiwe ngubu namaze kumirwa. video That's crazy. So iriza ibingibi by'ishyanga, ibingibi ntushyireho comment pusi, ntushyireho comment kuri iki gikobwa, kuko ntumushyireho comment kumva ko ngo bari bashatse kumutega umutego. Nta mutego ntawo. Umuntu ushaka gutekereza ko ngo bamuteze umutego pusi ni umuntu udafite amakuru. hashize amezi ane we yigiriye muri Kigali Universe, ndahavuze ndapfuye. Okay, nakabari nk'utundi ajya kureba umujene umwe, aramubwira ati ariko bura nagutama ikintu bita inkuru z'umuntu witwa runaka, kuko ndamufite wese mufite mu kiganza cyanjye, ngutemo ko ngufana. bari gukoresha ubwenge bwo mu mugongo. Godfather Uravuze amara akoresha ubwenge bwo mu mugongo, ntabwo ari uyu gukoresha mugabo no kuvuga gute ngo ndimo ari gukoresha ubwenge bw'umukobwa. uriya mukobwa ari gukoresha ubwo mu mugongo, ari gukoresha ubwenge bwo mu mugongo. yes, ubizi ko ubwonko bumanuka mu mugongo se. Ubundi ubwo mu mutwe nibwo bufata umwanya wo gutekereza. Ubwo mu mugongo ni nka kwa kundi ukandagira ku gishinge ugahita ukuraho ikirenge vuba vuba utiri gutekereza. Nuvuga ngo we rero ari gukora nk'umuntu udatekereza, byumva se. Ariko already uzi ikintu giteye impungenge, urumva aramurangije bro, ni umuntu uzwi cyane, agiye kumurangiza, ashobora ntabwo azwi. kati yanditse ngo abasore babiri bo muri Kigali Universe ngo bari gukora ibiki mama, byo ni ibiki hano hanze. unsimbuke ibyo ngibyo nibyo ndi kukubwira byo muri ntuza by'umugore wa mupenzi. Hoya se numbwire. Yehe, umugore wa mupenzi yafashe hasi hejuru, urumva. Ariko mana Yesu apfa yari hose, urumva. Ibyo muri Kigali Universe, urumva ibyo by'urukumbwira byabara abasore babiri, urumva. Ni ibindi ntabwo byo nshaka kubyinjiramo, urumva. It's a long story, ariko ntafitiye ibimenyetso. Urimo kumva? Ntafitiye ibimenyetso. Ntafitiye ibimenyetso. Byo bikaba ari inkuru imaze igihe kirekire. Ni inkuru ko ari igihe kirekire, ni nk'igihe cy'umwaka. Urukumva? Igihe cy'umwaka iyo nkuru ivugwa. Ariko njyewe inkuru idafite fact, ntabwo iyo nkuru ushobora kuyinzana mu matwi. Nta fact nimwe nigeze mbona, nta fact bigeze bampa y'iyi nkuru y'aba bagabo babiri. Ntabwo nibiwunyura uruhande. Ni abagabo babiri b'ibyamamare bivugwa ko hafashwe amavideo bari gusambana, bari gukora threesome muri Kigali University cyangwa ahandi hantu. Ariko twari ibyo nkubwiye. Ibi ngibi umugore wa mupenzi rero ariko mana Kigali byabaye birebire, hajemo kokayini, hajemo urumogi, urimo kumva. The same shit yakoze kwa kundi n'abo bantu yabibazanyeho gutyo, urumva.
yesu ariko cyabagabanyije iki ngo abantu babafunge njyewe simbyumva. ibiganiro bikomeje kubera mu gikari, ibiganiro byakomeje kubera mu gikari. Ntabwo nshaka kuvugira ibintu biri ahangaha, ibintu bigiye urabizi ko ntajya mvuga inkuru itabaze kujya hanze, urumva. Uretse izi social media zigenda zikaba kasamutwe, so ngayo nguko. Ariko se aba barabura nshakaho iki? komera We nituje ari mabere ya nyoko ntukamenyere kumaninda zakutoka pumbafu. So urukumva urandikamo amazina y'abantu wowe kamanani toka kuri TikTok muri kubo bugoryi. So urumva uri no kuri TikTok? TikTok abantu bakubise buzuye baricaye barategereje. Hano mfite abantu bangaye mbese? Hano mfite hano mfite 450. TikTok yarimo 100 none se uragira hano biri kujya kuri TikTok. TikTok bateye agatebe bari bicaye bararyoheye bameze nk'umugore wicaye ku gitsina cy'umugabo utari uwe. Niba bameze nk'abaguze indaya amatimba baraturiye. Ariko abantu babyukiye hano kuri Twitter muri abantu 450 mutegereje kumva ko ndi buvuga amazina. Ntabwo ndi buze kuvuga amazina, ahubwo kubera iyo mpamvu ntaza kuvuga ibito ntashaka kuvuga, urumva. Nimureke tujye kuri TikTok maze kuko aba ifoto nashize mwayibonye ahangaha kuri Twitter. Nawe twabo Uyu mugabo ntabwo mwamubonye n'ishyanga. Ese ugiye bimeze guta ku apani radarateho hejuru hari ifoto y'umugongo nshyizeho. Uretse gato hari ifoto nshyizeho. Uretse gato erega bura ntabwo ngiye nababwiye ko nshobora gusohora inkuru ndo wa mbere, ariko kubona nshobora gukomoza kuri iyi nkuru y'uyu mugabo mbabwira ko isaha yose aza guhura n'ibibazo. Uyu mukobwa nta ndangagaciro afite aza kumuta imihanda. Uwo mugabo mutekereza ko ari inde? Murebe ifoto nashyizeho. Nayo washyizeho man. Nayishyizeho umukobwa ari kumuhobera, mukabona umugongo w'umuhu ariko ahita amenyekana. Ndabaraye iyo bivugiye sari biriho. So noneho reka refreshing noneho kugira ngo mubirebe neza hano bita bivanaho. Ariko umuntu yakora screenshot nkabibona, muze tujye TikTok tuhakorera. Muze TikTok murebe pusi, muze TikTok abari bo mbishyira. Ndabona abantu bamaze kuhajya, ariko siko abantu babaye benshi hano kuri Twitter ndagirana niko babyutse. Ishyanga ribaye ishyanga. Uretse gato mbere yuko ngenda umva none se ibyiwe byarangiye gute man? Uyu mutete mwiza w'iboga ibi ngibi byo reka nkubwire ikintu nkubwira kimwe. Reka nanabivugiye ku bantu 400 hano bahari. Reka maze mbwira abantu hano twumvikane. Ntabwo wa mugore we, wa mugabo we, wa muhungu we, wa mukobwa we muri aha ngaha mureke Katia Kamari uyu mukobwa muri Makenzo akora ubukwe bwe mu mahoro. Muve mu buzima bw'abandi. Niba uyu mukobwa uyu mugabo we kugaragaza none se kambaze wowe warongowe kangahe? Uwo mwasambanye cyangwa abo mwateretanye nibo wabanye nabo bose? Nanjye bazana hasize ubwa mbere duhuje ku icyo kintu. Nayo nagiranye kubwira twese wansobanurira gute ko twese abo tujya uretse gato aho tugenda dusambana igihe tuzakora uko bazajya kubipuringa babizane ibyo ngibyo bitugire babi. Umuntu arasambana, umuntu anyurana hariya, umuntu atereta abakobwa benshi. Igihe iyo kigeze agafata umwanzuro akarongora, ntabwo aho yanyuze wowe bagiye kuzana abagabo bakurongoye cyangwa abakobwa warongoye. Ibi ngibi bizaba ikibazo igihe uzafata umwanzuro ugahitamo uwo mugiye kubana. Iyi nkuru yo muri Makenzi uyu mukobwa bino bintu byamo ibi ngibi byo gupuringa. Iri shyano ry'umukobwa ryagiye kuzana ngo video ngo bari kugira ngo agivinga up. Ntabwo ashaka kugivinga up. Ikintu nabwira Kamari na Katia, ibi ngibi byabaye, ibi ngibi byo gupuringa bakazana amavideo cyangwa n'amafoto y'umugabo wawe. Twese turarongorana, abantu hano bose bararasambana. Ariko rero iyi nkuru nsubiye inyuma uretse gato nsubiye inyuma gato uyu mugabo nawe nakasa mutwe ibintu bamuvugaho ndari byo nanjye turasubira inyuma no gusimbuka ibipangu. Uyu ngo yarongoye abakobwa buriya ngo ararongora ntibarongore, yajyaga barongora bagasimbuka ibipangu yakoze. Nese no body nango yibona uretse gato yahereye ku murongo arabatera. Umva ngo ibipangu bakabisimbuka bakagenda batambaye inkweto. Ngo nta mukobwa yarongo ngo agende yambaye inkweto. Akse nibyo cyane n'urwenye. Ntabwo ari urwenya. Ibyo ngibyo tuvuyeyo
ibyo ngibyo ntabwo ari byo, it's not matter of the time, ntabwo ibyo ngibyo bimbesheje aha, ibyo ngibyo ntabwo mbyitayeho nta namba nta na gato. Reka twigaruke izi rumors kubona umukobwa wakunze cyangwa abo mwakundanye mukanasambana, ugeze igihe ugakora ubukwe mwese mukaza twese, noneho bajya bazana hano abo tubona duhisha amaso ko aba ninde udasambana se? abo none se abo wasambanye nabo bose niba ahubwo uyu mutima ashobora kuba ashoboye, ariyo mpamvu kari agakobwa byakababaje kagashaka kubishyira imihanda, siko bimeze kugira ngo amusenyere. rero gahunda ukuntu imeze abantu babyumve, ibi ngibi bya Katia wo muri Makenzi ntibamuca iyo intege. abadashoboye ntabwo ari kuvuga ngo abakobwa basimbana nk'ikariso. Urakoze cyane. Ntabwo ibyo ngibyo byo uyu musore twese, ninde muntu udasambana se? Wowe uri ahangaha mbere yuko wacira uriya musore urubanza cyangwa mwacuranwa n'umukobwa intege, manzi ugenda urebe ibitsina byakwinjiyemo, cyangwa nawe urebe agapika abantu bakinjiye ngo harangana hate. Bose bazagaruke bavuge ko udashobotse. Katia mumureka akora ubukwe mu mahoro, mureke umwana w'abandi, kuko n'abagiye gupuringa ibyanyu basanga mufite umwana urenze uriya musore. Ntabwo uyu musore nta na gato ahubwo bashaka kiriya kigoryi cy'umukobwa cyagiye kubizana, aba aricyo bakandijisha ko nicyo cyakoze ubugoryi. Iyi ngiyo ntabwo nigeze nashaka kuyivugaho kenshi cyane se mu, ariko uyu mutipe nawe urimo kumva ni icyamamare, ni umukinnyi wa basketball, sibyo? Godfather icyo ntashobora gukora no gusakaza ari amashusho y'ubwambure bwe, nta nayo arahise koko ngemba bivuga mbagira ngo n'urwenya. Kera muri Amerika babitwoherezaga nk'ako kanya, ariko twe turi i Kigali ubu ngubu njyewe bambwiye ko bihari ariko sinshaka kubireba. Nabibonye ariko ntabyo nabonye. Urumva wabibonye utabibonye? Nabibonye ntabibonye. N'aya majwi uretse gato, n'aya majwi ndi gukina hano ni audio, video bakonvatinze, ndi kumva amajwi gusa ntabwo ari video. Umva hano, reba ari kunkora mu bintu. umva Yesu Waretse kunkora mu bintu katari ibyawe. iyi ni audio ndi kumva, iyi ni audio ndi kumva, ntabwo yari video. Twumvikane ndabazi. Umva abantu bari gukora mu bintu bya Buriyane, sorry, by'umuntu wa Buriyane, sorry, uburetse gato, reba ari kunkora mu bintu. Emeri waretse kunkora mu bintu katari ibyawe. Buriyane yarambwiye ngo njye mbirinda. inde Ni izina ry'Imana nzambwira ikifite ukuri. Kandi atasobanumye ngo njye murindira ibintu. Yarasa kubirinda rukunkora Emeri ngabanya ubwo bubi. Ntabwo nshaka kubikoraho. Unazashakira ingufuri. Kurasarinde kuri ntoki nigende. None se wigende kuri kunkurakora wo. Mbona. Emeri mu kibuno ariko. Emeri rinda ndashaka kuriya noneho. Kubera ukunda. Usikombize bya kubera ubwazunda urukunkurakora. Ndashaka ibintu. Ngayika. Turafata video. Nta kibazo. Ngambwira setinga kamera. ahangaha rero ko pusi, ahangaha niho nabaye ikizungereze. Uravuga ngo umuntu ari under influence akabwira mugenzi we ngo nasetinge kamera. What's wrong with you people? Asetinga iki? Ariko Emeri waretse ibintu byateje. Kandi kubirinda. Ako se Emeri ukuri seriye. Ngare kanyina ngo maneza rero. Naze kudafite dikodo ubu ngubu yakinjiyemo ariko mutandukanye ibintu. Ntabwo iri vide rya Heineken riri kwa Emerine, oya, ni iry'uyu mukobwa wundi. Mwitegereze ntuze, murebe inzara babonye ko amavideo, kuko ngiye ndi kureba audio, ndi kumva audio, ariko ni murebe inzara. Urabona ko bafite inzara. Emerine asize uretse gato, Emerine asize umutuku, uyu nguyu asize ibindi biboro bisukuntu. So ku icupa
icupa niko bimeze abantu ngende kureba audio ndi gukina audio ntago mfite video araka ako episode bite bya Emerine. Okay, tuvuye hano urumva nimuza kureba kuko Emerine uyu muntu uyu baje kurindira Briane ngo ni ibintu bya DJ ndagira nti so tuvuye aha nimuza kureba aka audio umva Heniken nimuza kureba ariko ziko intoke ndapfuye. So tuve kwa Emini tuviwe uretse gato tuviwe ibindi tubirekera ndazana amakuru ya mbere mugomba kumenya ese ko ndi kwisekesha no kuri ntuza izi emoji ziraseka ntazibwiye. So ibya Emerine rero n'ibingibi byose bashyize hanze ibingibi nta kintu bimbwiye na gato kuko ntekereza ko ba nyir'ubwite ibingibi bagomba kubiryozwa kuko babyishyiriye hanze ndetse baranasaba gusetinga kamera. So babyishyiriye hanze babishaka ibingibi reka tubyihorere ariko ntabwo ari kuko yenza kuba nkora space kuri ibi bibora ariko ikora mu minsi 6 ishize ko nibwo nabonye ibi bibora ariko naje kubona ari umwana ndabyihorera nta bintu nagomba kugira. Impamvu y'iyi team no sleep ni ukurabura umusangira ngendo mu mezi anashize narakurabuye nguha amakuru mpawe n'umuntu nawe utoroshye ufite izina rikomeye bari bagiye kugutamo ndabikubwira wanga kunyumva ubica amazi nukomeza kubica amazi umusa fata iki gikobwa ugisabe ibiboro byawe ntikibishyire hanze kuko yabitwariye umuntu aragenda amubwira ko agomba kumuha ibintu byose. Uyu nguyu aravuga ati ngenda umuntu w'umugabo sinabona mugenzi wanjye bamuraburiza akuntumaho Godfather naraje ndakubwira nti mugenzi wawe akuntumyeho ende turuwa 2 3 ishyanga agiye kubishyanga arambaza ngo ishyanga rihe ndavuga wa mukobwa wabaye muri Saga na Debeni w'ishyanga murabyibuka bishobora kuba bigiye kuba bibi. So ngewe iyi space ndabisubiramo iyi space niyo kurabura uyu mujene egera uyu mukobwa ibintu byawe byose abisibe kuko arabifite araguta imihanda urabura hukwirwa abantu mutabashije kubona uyu mugongo w'uyu mujene nimuze kuri TikTok namaze kuwutarapa twagiye TikTok n'ubundi Twitter hano ndabona abantu bamaze kubyuka ari benshi abantu 500 nabona ikintu babwira ibintu ni danger nimuze tujye TikTok. Mbibutse ko Kevin Kade afite indirimbo yasoranye na Alikiba iri buze gusohoka vuba muyitegure. Alikiba n'umuhanzi w'umutanzania wa Kasamutwe, Kevin Kade amaze kuba ikura nkota indirimbo iri mu nzira iraje muyitege iraje. Abantu mutuye Montreal uwo bita Diane cyangwa Diana mu bantu bari hano kuri Twitter hari ikirori kizabara Kasamutwe iki kirori cya Kasamutwe kizabira Montreal mu bantu muri ahanga reka babwire ngo mugende muruhuke mu mutwe murye show. Iki ni ikirori kizaba kiryoshye cyane ni ikirori bise Capitoline ka celebration kizaba Montreal tariki ya 25 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka. Urumva adresse iriho mfite flyer namaze kuyipostinga no kuri Twitter. Niba uri Montreal niba uri Ottawa genda muri gesho icyo nzi cyo no kuzishima. Uyu ni umukobwa umwe utegura ibitaramo atumira abahanzi b'abarundi n'abanyarwanda muri Canada. Niba uri Montreal cyangwa muri Ottawa ntuzabure. Abantu bari hano kuri Twitter ibindi mugende muri kuri details kuri iyo post muraza kubireba. Abantu muraha mu nkuriki twagiye kuri TikTok ibindi raza kuyasobanurirayo mbere yuko nkomeza. Turi kumwe Israel Mbonyi ari kuja muri Canada gutaramirayo. Are you ready? Mugomba gutarama. Hanyuma iby'uyu mukobwa bigiye iruhande Kigali ibintu bita byamaze vuga ngo tuvuye kuri uyu mukobwa turagaruka kuri bara abantu mbwiye ngo babonye hese mu bande
abagabo babiri bababonye hehe? njyewe nabonye ari dekato bishyize aho ngaho Biriya Dekate yashyize ari ibintu biri hariya nabyo biteye impungenge. Abagabo babiri ngo nabo ngo bafite ngo ahantu ngo bari kurya akantu ari babiri, ariko ibi ngibi byajemo uyu mugore wa mupenzi bita Katia, urabibona? Uyu Katia rero kuba ari muri aya makuru kandi wowe uramusobanukiwe uramuzi, tuba tubiretse. Ntabwo nshaka kujya ngo ubivugira aha, babarira tujye kuri TikTok, niho haba hari umutekano, haba hatari abantu hano gutyo umuyobozi akabyumva. Mureke tuye kuganira nk'urubyiruko mwizire kuri TikTok, nagiye muragira umunsi mwiza no kuri Twitter. Ntabwo mfite byinshi byo kubabwira kuri iyi nkuru, ariko ibintu nakasa mutwe murabeho. Twagiye se mu ngwino ngiye guhita nkuzamura kuri TikTok, ngwino nkwereke.